Reka mbasuhuze cyane nshuti, ntabwo twari duherukanye. Ndumva rwose haciye igihe kinini, nari mbakumbuye cyane aho muri hose. Reka tuvuge ngo yambi, ndabayambiriye cyane. Reka nongere rwose bayambire, mvuge ngo yambi. Murakaza neza rero kuri Literature TV nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri nubwo twari twayihindura izina, ariko ndashaka ko tugaruka ku izina ryacu, rikaba yitwa Literature TV. Nibyo kuko wenda n'abashaka kwiga English nabo bashobora kujya badukurikira, ariko noneho reka tugaruke ku isoko, ni Literature TV. Mbashimira cyane rero nanone byimazeyo, kandi mbifuriza umwaka mushya muhire, kuko ndatekereza ko wabagendekeye neza, kandi niba hari wawuhuriyemo n'ibibazo yihangane. Ubuzima niko bigenda, niko bumera, habaho kurwara, hakabaho kuba muzima, hakabaho muri business gucuruza kunguka, hakabaho guhomba. Rero mu Kiswahili baravuga ngo maisha ni kama mlima, kuna kupanda na kushuka. Uze ngo ubuzima ni nk'umusozi, ko iyo ububamo habamo kuzamuka no kumanuka. N'umusozi iyo ugenda mo kuzamuka cyangwa se ukawumanuka. Ubuzima rero niko buhora bumeze. Uyu munsi uba waryohewe, ejo ukabihirwa, ejo bikaba mwayene, ejo bundi bikaba nuko. Niko bigenda, kandi ntaho twabicikira. Ndetse nabwo buzima buriya, erega buriya iyo ugize ikibazo, buriya no mu mutwe urakura, kuko ikibazo kigutera gutekereza, bityo bigatuma ubwonko bwawe bubasha gukura, ukaba mature. Rimwe na rimwe ibibazo ntitukajye twanga ko bitubaho, ko nabyo hari icyo bidusigira muri experience z'ubuzima. Ndatekereza ko rero abantu mukurikira iyi platform yacu rwose ntacyo mutunenga, ariko niba hari n'icyo mutunenga nimwandike muri comment, hanyuma mutubwire muti ariko nubwo mudusobanurira ibi n'ibi, ariko hari ikintu mutajya mutubwira, kugira ngo turebe tugire icyo twaba twakosora. Ko twebwe hari igihe tuba twibwira ko wenda turi gukora ibintu bya danger, ugasanga ibyo waruje gushaka si byo ubonye. Rero ni byiza cyane ko mwaturabura kugira ngo tugire uko tubigenza. Gusa ndashimira by'umwihariko abantu mugenda mutwereka amarangamutima yanyu, mukadukurikira uko dusobanura amasomo, mwarangiza mukadushimira rwose muri comment. Turabibona, hari n'abandi basoma bakigendera, ariko ndagira ngo mbwize ukuri, buriya iyo usomye ukaduha comment, buriya natwe udufashije kugira ngo tubashe kumenya ibyo turi gukora uko bihagaze. Ikindi kandi n'abandi nabo bareberaho bakavuga bati burya bya bintu ni byiza cyangwa se ni bibi, bitewe n'ukuntu bagenzi bacu bari kubibona. Rero reka nongere mbasabe rwose muhumure, nta kibazo biteje, n'ubuntu. Kandi nubwo byaba ari amafaranga natekereza ko mwayampa, si byo se? Nanjye mbaha ibirenze amafaranga. Rero namwe muyafite, kuki se mutampa ndetse mukangurira n'akantu? Nkumva mbese agatelefoni karasonye, najya kubona nkabona wenda ni Charles warukoherereje wenda 5 cyangwa se 10 cyangwa se 100 biterwa. Ariko ndimo ndavuga gutya, ntabwo ari ukusaba, oya, nyine ni brag. Ariko iyo brag iramutse ivuyemo realite, kubera iki se? Nanjye nakidunda nkavuga nti burya bya bintu nkora hari abantu bari kubirekonesa, ndetse dore yemwe barimo barandemera, barimo baramblessinga, babyita ngo ni ukublessinga. So icyo si cyo cy'ingenzi tugambiriye, nibyo, icyo si cyo cy'ingenzi tugambiriye, ariko nacyo kibayeho. By the way, nta kibazo gihari, nta mutima mubi, nta mutima mubi rwose. Yego, hanyuma turabashimira rero abantu mukomeje kugenda mutugaragariza imbamutima zanyu, mutwereka ko ibintu dukora rwose ari ingenzi. Abantu bo mu karere ka Nyagatare turabasuhuje, abantu za Muhanga, za Nyanza, za Rusizi, yego, za Nyamasheke, za Kirehe, za Nyarugenge, za Gasabo, za Kicukiro, n'utundi turere mwese turabasuhuje. Abantu mwese mugenda muca kuri platform yacu mukadusura, mukareba content ziriho, yemwe by'akarusho mwamara no kuva mu kizamini mukaduhamagara mukamutubwira muti rwose twaratsinze, twagize 80, twagize 90, twagize 70, twagize. Biriya bintu biradushimisha cyane, biranatwubaka rwose, biranatwubaka. Mujye munarangira n'abandi nabo baze bihahire,
ubumenyi ku buntu, waba umukandida libre, waba uri umunyeshuri ku ishuri, waba uri umwarimu ushaka kwiyungura ubumenyi kuri literature, cyane cyane muri izi nkuru ziba zanditswe mu bitabo, rwose uhawe ikaze. Nongera kubibutsa ko ibitabo rukumbi bibazwa muri novels and plays ni ibitabo 8, sibyo? Ni ibitabo 8, reka mbibasubiriremo. Hari igitabo cyitwa Mine Boy, ubwo duhere kuri novels. Hari Mine Boy, hari A Man of the People, hari The Pill, akaza na Animal Farm. Izo novel uko ari enye, nta zindi novel babaza nizo. Abantu muvuga ngo reka tujye gushaka ngo za Deriva Between, tujye gushaka za Things Fall Apart, tujye gushaka za The Concubine, ibyo bitabo ntabwo bikibazwa, ibyo byavuye kuri top. Nubona hari n'umwarimu wa literature uje kwigishwa na yandikiye ku kibaho ngo Deriva Between, ngo ni novel mugiye kwiga, nugira ubutwari uzamubwira uti izo novel ntabwo ziri kuri programu, twigishe Mine Boy, utwigishe A Man of the People, utwigishe Animal Farm, utwigishe The Pill. Izo novel nizo, nta zindi, nizo babaza. Noneho muri play, ubwo ni muri drama, babaza mo naho ibitabo 4. Bakabaza igitabo cyitwa The Crucible, bakabaza igitabo cyitwa Enemy of the People, bakabaza igitabo cyitwa Julius Caesar, bakongera bakabaza igitabo cyitwa hari The Crucible nayivuze, hari Julius Caesar nayivuze, hari Enemy of the People nayivuze, na Caucasian Chalk Circle. Ibyo bitabo uko ari 4 muri drama, nibyo ngibyo nibyo babaza. Nuramuka rero ugiye gusoma ibindi bitabo byo hirya uri kugenda utabira ngo urimo urakora ama research, my friend, rwose urimo urata igihe. Wenda uzabisoma kugira ngo wiyongerere ubumenyi, ariko ntuzategereze ko ari byo uzabazwa mu kizamini cya leta. So kubijyanye rero n'ama short stories, of course nayo barayabaza, babaza ibitabo bitandukanye ku ma short stories, nayo narayaploadinze kuri iyi platform yacu. Harimo wenda nkitwa Bamboo Hat, akaza iyitwa When the Sun Goes Down, akaza iyitwa Sandra Street, akaza ni nyinshi ziriho, zigira hafi nko muri 14 gutyo. Narazisomye zose, ziri hano, muzisearchinge murazibona. Ama poems nayo ariho, ibintu byose n'isi. Mbese muri make iyi platform ni isi yose, twazanye isi turaterura turayibaha. Ubundi rero mujye mudukurikira nta ngingimira, yewe nta gushidikanya ngo ariko senga ibi bintu ngo kuba ndi kubyiga ngo mama nibyo bazabaza. Oya, wivuga ngo mama nibyo bazabaza, nibyo bazabaza. Shyiraho akadomo, ibi nibyo bazakubaza, nta bindi. Wowe kurikira ibyo gusa, niba atabikubaza uzanshake umbaze. Reka mpite nguha na nimero yanjye, uzampamagara umbwira uti teacher waratubeshye, ibitabo wasobanuye si byo babaje. Ni 07832252. Ni 07832252. Iyo niyo telefone yanjye. None se mu yandi makuru mwize aho muri mwasoje neza se? Ndatekereza ko mwasoje neza. Natwe turaho turakomeye, hari hashize iminsi tutabonana. Narinje kugira ngo nongere ngaruke turebe uburyo twafatanya. None by'umwihariko kubera ko ama novels n'ama plays nashyizeho, ndashaka kugira ngo njye mbafasha kubashyiriraho ibibazo bya multiple choice questions, haba kuri characters cyangwa se kuri themes cyangwa se n'ahandi, dushingiye kuri ibi bitabo ndetse n'amateori ya literature, kugira ngo murusheho kugenda mumenya uburyo bwo kubazwa kandi byabafasha. Niba rero wumva iyi gahunda hari icyo yagufasha, njya hano twandikire muri comment, tubwire uti nibyo bizadufasha, cyangwa se that's nice, cyangwa se kandi kuri like. Iyi platform rero, waba uri umunyeshuri uri mu ishuri,
ushobora gukurikira ibyo mwarimu aguhaye, hanyuma wabona umwanya ugakurikira iyi platform, bikuzuzanya. Niba uri umukandida libre rwose washyizwe igorora, reka kwikura amata mu kanwa, kereka niba udashaka diplome. Naho niba ushaka diplome, va ku giti jya ku muntu, kurikira iyi platform. Ugende mwarimu akwigisha muri kandida libre, hanyuma nurangiza, waba uri muri bisi, waba uryamye, waba uri mu tundi turimo, ushobora gushyiramo ekuteri, ubundi ukadutega amatwi tukakwigisha. Niba ari a man of the people utumvise, ugahita uyisacinga hano kuri platform ukayishyiramo, ukayumva. Igitabo icyo ari cyo cyose ushatse ukagishyiramo hano wacyumva, gisesenguye, themes, characters n'ibindi byinshi. Hari icyo tutakoze? Niba hari icyo tutakoze ngaho ni mudutera ibuye turebe, sibyo? Ni mudutera ibuye turebe. Abantu baraduhamagara baduha ubuhamya, batubwira bati rwose twagize 80%, twagize 90%, twagize, katubwira ati iyi platform yawe itaza kuhaba, ayo manota ntayo tuba twarabonye. Ibi ngibi ntabwo ari ukwirarira, niko kuri. Niba ari umuntu waba waratsinze akaba agikurikirana iyi platform, najye muri comment twandikira tubwire. Haba no mu bizamini byo mu ishuri, senior 4, 5, 6, uramutse utarasoza ukaba ukiri ku ntebe y'ishuri, twandikira tubwire. So rero tuzanye gahunda yo kugira ngo nyine tubasobanurire ibyo bitabo. No, ibyo bitabo twarabirangije, ahubwo kubashyiraho questions and answers. Wenda nko muri poems, hari nka poetry ntabwo twigeze tuyisobanura neza. Wenda iyo turebye nk'izo twita za sonnet, ngo umenye ngo sonnet ni iki, types of sonnet ni izihe. Ibyo nabyo tuzagenda tubibashyiraho buhoro buhoro, ariko namwe mujye muduha demande hano, mutwandikira mutubwire ngo dukeneye ko noneho mudusobanura ibi n'ibi. Hari abantu bagiye badusobanuza ama short stories, nk'iyitwa short story yitwa gute I stand here ironing. Iriya short story irimo icyongereza wagira ngo babyandika bahimana, bisa naho bikomeye. Bisa naho bikomeye. Rero hari ama short stories make atageze, ngira ngo ni nk'abiri niba ntibeshye. Izo short stories niyo utazimenya n'ubundi baguha guhitamo, kandi ntabwo bazaguha guhitamo short story zose zikomeye, bazaguha yoroshye n'ikomeye. Izo nasobanuye rero muzikurikirane, nzi ko zizabafasha. Hanyuma ubwo mu gihe tugikora ubushakashatsi kugira ngo tubashe gusobanura na ziriya zindi zigeze nko kuri 2 zikomeye, wowe gukurikirana izo ngizo, kandi ndabizi ko uzatsinda, wowe wikwiheba. So hari icyo se ntababwiye? Ntacyo ntababwiye, mbabwiye ko mbakunda, mbabwiye ko hari ibyo turi guteganya kubaha nanone kugira ngo mukomeze mukurikirane iyi platform yanyu. Mbabwiye ko uwakurikiye iyi platform ntashobora guhusha diplome, kereka ariwe wabigizemo uruhare. Hanyuma ubundi mbabwiye ko tubazaniye noneho product yindi yo kubategura ibibazo n'ibisubizo, multiple choice questions, kugira ngo namwe mumenye system yo kubaza uko ihagaze, bityo nawe uzabashe kugira gute, uzabashe gutsinda kandi utsinde neza. Hanyuma noneho wenda ntabwo nabura kugenda ntabivuze, ku bantu mwatsinze mujye mugaruka mushimire, muvuge muti rwose mwagize neza, ibyo birabaye. Ariko hari n'abahamagara nyine bakabitubwira, turabashimira cyane. Rero aho muri hose, Imana ikomeze ibane namwe, ibahe umugisha, kandi mu byo mukora byose tubifurije success, mukomeze mugubwe neza.